ndagusuhuje wize Enoch wamaye ku izina rya Kagarara ni nyuma kuzamura idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda akajya mu bihugu hirya no hino akabica bigacika akaza kwitwa world champion na push ups akomeje kwandika amateka nyuma yuko nta muntu numwe uratera push ups yigeze gutera numwe ibingibi rero nibyo biha amahirwe abandi bantu benshi ni muri uru rwego rero akomeje kuzamura n'abahanzi tuzi bakomeye umuhanzi ngaho Meddy Kagarara rero akaba akomeje kumuzamurira izina mu buryo buri hejuru cyane ni nyuma yuko indirimbo Holy Spirit ikoza gashya ibingibi byose byagenze bite ngiye nitwa Bomviva yino yitwa Kingdom JBTV iyi ni channel YouTube ugomba kujya umenyeraho ibintu byinshi cyane ngwa ikaze. Yes, ubwo amaze gukora rero subscribe nguhaye ikaze. Hanyuma rero wizeye Enoch wamamaye ku izina rya Kagarara nyuma yo guhura na Ashton Hall bamara guhura rero Ashton Hall akamwishimira cyane akamwishimira bitewe nuko rero uyu mugabo nawe yamukunze kurushaho n'inzozi yari afite zari zo kuzahura n'uyu mugabo Ashton Hall. Uyu mugabo rero wibuke neza mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye ko uyu mugabo ari umunyamerika wihirinze mu bintu bijyanye na challenge. Hanyuma rero uyu Kagarara akaba akora mu byo akora rero akaba yigana uyu mugabo Ashton Hall mu du challenge aba akora rero ngo akaba yigana uno mugabo Ashton Hall. Ubwo rero bari barimo kugenda urabizi ko bari kugenda bazenguruka ibihugu bigiye bitandukanye bahereye mu gihugu cya Ghana ubwo Kagarara yavaga hano mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza muri Ghana guhura n'umugabo w'umunyamerika Ashton Hall ari we ndimo nkubwira. Uyu mugabo rero akaba ari umusitari ku rwego rwo hejuru. Uyu mugabo rero akimara guhura na Kagarara nta kindi bahise bakora urabizi ko bahise batera ama push up bagatera Kagarara bikaza kurangira amwemeje amaze kumwemeza ubwo Ashton Hall yaje kubona ari ibintu bidasanzwe niyo mpamvu rero mbese yamwishimiye aravuga ati uyu mwana unsinze uyu mwana afite talent ati ari talented mukuntu bituma rero Ashton Hall amujyana ahantu ari hose abantu bose bahuye na Kagarara bose nta numwe waje gutera push up ngo byibura amugwe mu ntege kubera ko Kagarara yarabarushaga cyane pe yarabarushaga byaranagaragaraga. Ubwo rero Kagarara Ashton Hall rero kuva yahura na Kagarara hashize iminsi ariko uyu munsi kandi buri munsi batera push ups bajya muri za gym ariko uyu munsi Kagarara aracyari champion aracyari world champion nta wundi muntu uraza ngo amuhige ngo batere push up byibura ubone ko yamuhize biragoye rero biragoye umugabo Kagarara ariko Kagarara nyine akimara kwitwa world champion ibyo ntago rero byari bihagije. Kagarara yari yambaye agasengeri kanditseho Rwanda ibyo rero byari bishatse kuvuga ko ari kumenyekanisha n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo rero umuhanzi Meddy rero yaje kumenyekanishwa na Kagarara gute Kagarara ubwo yavaga muri Ghana yerekeza muri Cameroon Kagarara rero ari mu cyo twita private jet ubwo ni mvuga private jet wumve ya ndege baba barimo uwa babiri aribo barimo kuyigendamo ukwabo nicyo twita private nyine ubwo ni private jet abari itike y'indege bo bemerewe gusa nta wundi muntu urimo usibye we na Ashton Hall gusa. Ubwo rero bagendaga batera imisingo ibintu rero ari byiza cyane. Hari n'umugabo rero wundi nawe wiganye Ashton Hall w'umuhinde
we yitwa Ashton Hall India. Uyu rero nawe akaba yarahari, akaba yaratumiwe na Ashton Hall kugira ngo aze bakorane challenge, kubera ko n'abantu yishimiye cyane ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero abo bose bakaba bari kumwe na Ashton Hall, bagenda bakora utuntu n'utundi, barimo kugenda rero bazenguruka ibihugu byinshi cyane, ariko n'igihugu cy'u Rwanda kiri mu byo bazazenguruka, kiri mu byo bazanyuramo. Ubwo rero Ashton Hall rero akaba rero akomeje gushimishwa na Kagarara. Ubwo Kagarara rero uburyo ki yamenyekanishije umuhanzi Ngabo Meddy nibyo tugezeho. Byagenze bite rero? Kagarara ubwo yaririmbaga indirimbo ya Ngabo Meddy yitwa Holy Spirit, Ashton Hall yaje kumubwira ati ongera usubiremo, ati come again please, come again, ati you like the song well. Nyine aramushima ati damn man, ati ati repeat again. Nyine Kagarara arongera asubiramo, ati that is nice song. Nyine wumva Ashton Hall arimo ayishima, avuga ku buryo kiyo ndirimbo ari nziza, namubwira ati wakongera ukaririmba. Nyine Kagarara ukabona yabifirinze, ariko ntabwo abazi kuyiririmba neza, ariko kumva nyine ni ibintu bishimishije cyane. Ni ibintu biba bishimishije cyane, kubera ko n'ubwashize wabonye ko yaririmbye indirimbo ya The Ben, arayiririmba, ariko mu kuyiririmba nyine ntabwo yarayizi. Yari ari kuririmba indirimbo ya The Ben afatanyijemo na Tom Close yitwa Thank You. Ubwo rero arayiririmba, ariko nyine ntabwo yarayizi, ariko yaravuze ati I like the artist The Ben, ariko ari kumubwira nyine wumva ni ibintu byiza cyane abashaka kumenyekanisha abahanzi. Ariko kuri iyi ndirimbo Holy Spirit bwo byabaye karusho. Ubwo Kagarara ndagira ngo nkushyiremo ijwi ijwi ry'umuhanzi Kagarara ari kuririmba indirimbo Holy Spirit y'umuhanzi Ngabo Meddy. Nubwo bitemewe, ariko ndashyiramo agace kamwe gato kugira ngo ubyumve neza, hanyuma urahita ubona uburyo ki umuhanzi Ngabo Meddy yakomeje kuzamurwa na Kagarara mu buryo bwo hejuru cyane. Now mess up all the time, I never be something for you. I'm crying for you, waiting for you. Come set me free, walk off me, be with me every day. Push me harder and harder, it's not okay. Hear me one more time, the Holy is pretty late. Yeah, Holy Spirit, be my friends all the time. He be singing. Yeah. I got to post real quick. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, touch me, oh Lord. Here I am, back again. See you all, I believe. Things like that, man. Who sings that? Meddy sings it? Yeah, Meddy. Meddy, they said in the chat, Meddy. Yeah, Meddy. They said Holy Spirit by Meddy. Yeah. Where's Meddy from? Yeah? Where is he from? Rwanda. Rwanda! Yeah, just from Rwanda. Yes, nuko nguko rero ibintu byagenze, ukuntu ibintu byari byifashe nuko nguko. Hanyuma ikindi Kagarara rero arimo aririmba ati I know a mistake all the time. Nyine wumvise harimo akantu nyine uyu mwana ashobora kuvamo n'umuhanzi, kubera ko hari ukuntu agira gutya akagorekamo akajwi ku buryo nyine abantu basa naho bamukundamo. Hanyuma Ashton Hall rero akimara kumva iri jwi Kagarara ari kuririmbamo, Ashton Hall yahise amubwira ati repeat again please, ati repeat again man.
noneho Kagarara arongera arisanzura, I know mistake all the time, nyine ku buryo wumvaga ari ibintu byiza cyane. Ubwo rero Ashton Hall ahita asubiramo ati it belongs to Ngabo Medal. Aramubwira ati iyi ndirimbo ni y'umuhanzi Ngabo Medal. Noneho ntuza Ashton Hall ahita nawe abifiringa ati Ngabo Medal. Arongera asubiramo ati Holy Spirit by Ngabo Medal, by Ngabo Medal, by Meddy. Yes, Kagarara nawe ati yes. Bituma rero izina rya Ngabo Medal rikomeza gutumbagira. Abantu rero bakomeje kureba iyo ndirimbo ya Ngabo Medal yitwa Holy Spirit rero. Ubwo rero Kagarara ni umuntu w'umugabo ari kugenda azamura n'abandi bahanzi mu buryo nawe utatekereza ko byabaho. Hanyuma rero ibintu byose bizajya bikorwa ndahari kugira ngo ngende mbikugezaho 5 kuri 5. Yitwa Kingdom JBTV. Wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira ngo next tujye tuba turi kumwe ibihe byose. Nitwa Bonviva, ndagushimiye, ugira umunsi mwiza.